wapi umunsi uko nushira ntabwo ndumva nanjye kunyara biraba birangiye. ndacyayifite mu ntoki. Yego inyeganyeza unayishyire ku matako hose, unayizamura ikoze ku mukondo, ndabizi iragerayo. iyo umuhungu aciye inyuma umukobwa niwe yishyirira mu sibyo. Yego yishyiramo nyine yishyire. banzamo intoki ngo oya urutoki rwawe ntabwo mbizi. ngakora ibyo nari numvise. hariya ngo nkubwire ukuntu ameze. nambaye hasi, nambaye ijipo gusa, yamishije urubavu, urumva amaguru nayashwandaritse. hejuru ntabwo nambaye we. iyi ntabwo nambaye kubera isoni mfite, ndi kubikubwira nsinziriye. nawe sinzira, reba ahubwo nagende ureba neza amabere meza. rimwe riraryamye, irindi riri hejuru y'irindi. kubera isoni ameze nayanitse. ibintu byenda napfa byo byibereye hasi, ntabwo nanjye ubwanjye ntabwo ndi kubireba, ndi kubikoraho. njyanishije ndameze nk'uwubitse inda, ariko n'urubavu byose nyine nawe urabyumva. nakumva nyine n'agakositeri keza ubu aka kanya nihaye nanjye, ariko niho ngarutse inyuma y'ijombemo yaba ari byinshi. urabizi ati kubitse hagize umuhungu n'uruka inyuma akayishyiramo byaba bimeze neza. cyaturindaye wambwiye uko ibintu bimeze wagahageze kwisuka. wambwiye uko ibintu bimeze ukagabanya kwisuka. ntabwo nanjye ubwanjye nzi kubireba pe. ufashe telefone. ntabwo telefone nyifashe, telefone iri ku gutwi, ntabwo nyifashe, ahubwo akaboko kamwe nakaryamiye, akandi ndi kukikozaho ku bwanwa, tumva isoni mfite. ndi gushyukwa numva amana. oya ntabwo ibyo wabihu. kubivuga bigahita byikuba. turi gukorana kuri telefone. iyo turi nshaka kunyara akanira, ubu niyo wicara hano ukarabyuka. wapi umunsi uko nushira ntabwo ndumva nanjye kunyara biraba birangiye. ninyarire mu buriri kwinyaraho ma kwinyaza apana kwinyara. reka namara nta birenze. bari nabufise none ntabwo nakwita neza. hasi yikoresha. iki wari se wambaye ipantaro igiye heza. ubu ngubu ndabibona, se mubona wambaye tugisa wikokoye. yifashe mu ntoki. ntabwo bikumbeshe.
eh